Umwami Yesu nashimwe cyane, bene data mwese aho muri ndabashuhuje, nimugire amahoro. Ni mwene so Iribanje Jean Claude, nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi ndizera neza yuko Imana iri bubane natwe muri ryo. Muri uyu mwanya tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6, turasoma umurongo wa 13, turakomeza. Dusome mu izina rya Yesu. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 30, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe. Nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyire nk'amazu, iyo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbura ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose, uzinjize muri iyo nkuge 2 ngo birokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore, mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. 2 by'amoko yose bizaza aho uri, kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizaba ibyo kugutungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Amen. Imana ishimwe cyane ku bw'aka kanya keza tugiye kubamwo dukomeza kugubwa neza. Nongeye gushima Imana ko impaye ijambo ryayo kugira ngo turisangire. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Kugira ngo umuntu abeho mu isi cyangwa se mu buzima busanzwe, hari ibintu by'ibanze akenera kurya, akenera kunywa n'ibindi. Ni nako n'ubuzima bw'umwuka bumera. Ni byiza ko umuntu abona ibimutunga, kandi uko umuntu arya amafunguro ya buri munsi, ni nako ijambo ry'Imana umuntu urirya buri munsi agira ubuzima bwiza butandukanye n'ubw'abandi. Ariko kandi ku ijambo ry'Imana byo bikaba akarusho, kuko kuryumva ni kimwe, no gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuze bikaba ikindi, kurishyira mu bikorwa. Ntabwo kuryumva gusa cyangwa kumenya kurivuga cyangwa kurisobanukirwa cyangwa ko wararyize ari byo bifite agaciro cyane kuruta kuryitaho. Imana ibahe umugisha rero. Nsanzwe nizeye yuko tujya tubana mu bihe bitandukanye, n'uyu munsi turagubwa neza. Ijambo Imana ishyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo aho umuntu akwiye kuba ari muri ibi bihe, aho umuntu Imana ishaka ko aba muri ibi bihe, aho umuntu Imana ishaka ko yaba muri ibi bihe. Imana iduhe kuza kumva neza icyo itubwiye mu ijambo ryayo,
Twifashishije rero iyi nkuru yerekana ibyo mu gihe cya Nowa mu gihe cye Imana imaze kubona ko isi imaze kuba mbi, imaze guhindana, ibyaha bibaye byinshi ndetse ko abantu barushaho kuba babi. Mu gihe cya Nowa ngo abantu bagendaga baba babi kurusha. Hanyuma Imana ifata umwanzuro, mbibutse ko Imana yigenga, icyo ishatse n'ikikora. Nta muntu ujya uyibaza ngo ibyo ukoze ubitewe n'iki, cyangwa ngo ayibwire ngo iyubire kuko azabikora ejo. Ikora uko ishaka. Imana ngo ifata umwanzuro wo kubarimburana n'isi, ariko ngo Nowa agirira umugisha mu maso y'Imana kuko yari umukiranutsi. Imana rero avuga ngo ntabwo narimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, nkwiye kureka Nowa nkamurokora, hanyuma Nowa akarokokana n'ibintu bimwe na bimwe n'abantu bamwe na bamwe, kuko mbonye agiriye umugisha mu maso yanjye. Haleluya. Ntabwo ndi buze gutinda cyane mu mateka ya Nowa n'ibye n'ubuzima bwe nuko yabaje. Ayo ni amateka muzi. Inyigisho yanjye nyirizina ishingiye muri plan yahawe yo kubaka inkuge yagombaga kuzababera ubuhungiro, kuko Imana amuhaye plan ikomeye cyane, kandi nifuza ko tuza kumva tukaza kureba ahantu Imana ishaka ko umuntu wayo yaba ari muri ibi bihe bisa bitya. Aho hantu twasomye ijambo ryatubwiye ko yamuhaye mesure yuko agomba kubaka umurambararo, ubuhagarike, amadirishya. Yavuga ati kandi iyo nzu izaba igeretse. Yari inzu igeretse, yari etage, yari igeretse mu buryo yari iteguyemwo iyo nkuge. Yavuga ngo izaba ifite inzu yo hasi n'inzu ya kabiri n'inzu ya gatatu, zari inzu eshatu zigerekeranye. Hanyuma iramubwira ngo muri iyo nkuge azinjiranemo ibintu byose bifite ubuzima, ibintu byose bibiri, ihene ebyiri, inka ebyiri, intama ebyiri, ingurube ebyiri, inkoko ebyiri, ibintu byose, inzoka ebyiri, ibintu byose bibiri ngo byinjirane nawe, bibane na Nowa muri iyo nkuge. Kandi icya kabiri yamubwira ngo azafate ibyo kurya, azende ku byo kurya, abijyane abishyire muri iyo nkuge kugira ngo bizabe ibyo kuzabatunga. Hanyuma ndagira ngo tuze kumva neza nyirizina ishusho y'ikimana irimo itubwira. Haleluya. Ahangaha uhita wumva ko hari aho ibi bintu yari yarokokanye nabyo byose byagombaga kuba biri. Hari ahantu byagombaga kuba biri byisanzuye ubwabyo byonyine. Hanyuma icyo ni mu cyumba cyo hasi. Mu cyumba cyo hasi niho ibyo bintu byose yarokokanye byari biri. Hanyuma icyumba cya kabiri niho hari stoke, niho hari muri stoke, aho ibyo kurya bagombaga kurya, dore ko batari bazi igihe bazamara, kandi wari umuryango munini. Bagombaga kuba bari aho ngaho muri stoke, hari mu cyumba cya kabiri niho ibyo kurya byari bipakiye byose. Imana iduhe kumva neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Hanyuma hakaza icyumba cyo hejuru. Icyumba cya gatatu nicyo cyumba Nowa yari arimwo n'abantu yari yarokokanye nabo bose. Mu cyumba cya gatatu cyo hejuru niho Nowa yari ari. Haleluya. Aho rero niho nshaka kugira ngo tuze kureba uburyo tuza gukuramwo isomo ryo kudufasha. Imana ishimwe, Imana kandi ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero muri icyo cyumba cya gatatu cyo hejuru niho hari idirishya. Iri dirishya niryo Nowa yareberagamo akabasha gukurikirana ibiri kubera hanze byose. Hanyuma yakenera ibyo kurya akamanuka mu cyumba cya kabiri akabitora, ariko akazamuka mu cyumba cya gatatu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo uyu munsi nkubwire ko nkuzana ijambo rivuga ngo imuka uve mu cyumba cya mbere, uve mu cyumba cya kabiri ujye mu cyumba cya gatatu. Mu cyumba cya mbere ni mu cyumba cy'akajagari. Reba n'abantu hari ihene ebyiri, hari ingurube ebyiri, hari inka ebyiri, hari inkwavu ebyiri, hari inkoko ebyiri, hari inzoka ebyiri, hari ibikeri bibiri. Reba icyo cyumba ni icyumba cy'akavuyo. Iyo umuntu aba mu cyumba cy'akavuyo
mu cyumba cy'akavuyo, muri iki cyumba cy'akavuyo hasobanura mu byaha, igihe umuntu aba ataramenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Mu cyumba cy'akavuyo hasi aha haragatsindwa, ntiwahaba ngo uzagire ubuzima, ntiwahaba ngo uzagire ubuzima buzima, ntiwahaba ngo uzagire imibereho mizima. Iki ni icyumba cy'akajagari. Ndimo nkubwira ngo nta muntu ukwiye gutura muri iki cyumba. Iki si igihe cyo kuba mu byaha, ntabwo ari igihe cyo kuba mu byaha, ntabwo ari igihe cyo gutinyuka ibintu abantu batinye, si igihe cyo gukora ibyo abapagani bakora, ni igihe cyo kuvamo. Birakwiye ko uva muri iki cyumba. Iki cyumba ntibikwiye kukibamwo. Ukwiye kumva ko ukwiye kuva mu cyumba cy'akajagari, icyumba cy'abasinzi, icyumba cy'abasambanyi, imbwa zisobanura gusambanyi, ihene n'ubuhehesi, ibiki byose, ingurube n'inda nini. Iki ni icyumba kibi cy'akavuyo, ntabwo bikwiriye ko umuntu akibamwo. Imana iduhe kuva muri iki cyumba, iguhe kukivamwo. Hari abamaze kuva muri iki cyumba cya mbere cy'akajagari, ariko bashinze ibirindiro mu cyumba cya kabiri, icyumba cya sitoke, muri sitoke, mu cyumba cy'ibiryo, ahantu umuntu yibera, akibera mu biryo, akibera mu buzima bwo kwinezeza, kurya neza. Icyumba cya kabiri nacyo wagira ngo ni cyiza, ntabwo ari cyiza, kuko iyo uhari mu cyumba cya kabiri, mwibuka ko nta dirishya rihari. Mu cyumba cya kabiri nta dirishya rihari, kandi iri dirishya risobanura konegisiyo, risobanura ikirere cy'umwuka, netiwaka y'ijuru, aho ubasha kumenyera amakuru. Imana ishimwe cyane. Mu cyumba cya kabiri rero ntabwo iyo netiwaka ibamwo, ni mu biryo, aho usanga umuntu yiberaho mu buzima bw'aho ngaho, nta gusenga, nta kwiriza ubusa, nta gusoma ijambo ry'Imana, ni ukubera mu bintu by'iminyenga biri aho ngaho bidafite ikindi kintu. Iki cyumba cya kabiri nabyo birakwiye ko umuntu wamenye Imana neza akimukamo, haleluya, akazamuka mu cyumba cyo hejuru, haleluya. Icyumba cyo hejuru cya gatatu ni icyumba kibamo netiwaka, kibamo konegisiyo y'ijuru, ni icyumba wumvira mu ijwi ry'Imana, ni icyumba uboneramo umugisha w'Imana. Iki cyumba intumwa zikirimo, haleluya, niho zaherewe umwuka wera. Muri iki cyumba cya gatatu niho Nowa yajyaga agenda akarunguruka, akavuga ati henga ndebe ibiri kubera hanze, akagenzura. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ubashe kumenya iby'urugo rwawe ni uko ujya mu cyumba cya gatatu. Kugira ngo ubashe kumenya akaga kari mu kazi kawe ni uko uzamuka mu cyumba cya gatatu. Kugira ngo umenye intambara zihagurukiye urugo rwawe ni uko ujya mu cyumba cya gatatu. Kugira ngo umenye igituma abana bawe batagira ubwenge kandi warabashyize mu mashuri meza ni uko ujya mu cyumba cya gatatu. Kugira ngo umenye intambara zikuzengurutse mu kazi usigaye wumva warabuze uko ubigira ni uko ujya mu cyumba cya gatatu. Kugira ngo umenye impamvu zibikutindije aho uri ukabona utaguka ngo ugere aho ugera, zamuka mu cyumba cya gatatu. Mu cyumba cya gatatu niho honyine hari irezo. Hanyuma wakenera ibyo ukenera ukamanuka mu cyumba cya kabiri kubitora, ariko ukarara mu cyumba cya gatatu, haleluya, aho ubasha kumvira ijwi ry'Imana, aho ubasha kumvira imbuzi Mwami Yesu. Aha hantu iyo uhari nibwo umenya amakuru y'ibiriho, niho Imana ivugira ibyenda kuba, niho Imana ihishura ibyenda kubaho, niho Imana ikubwira ati dore bimeze bitya, niho Imana ikubwira uko itorero ryawe ryamera, niho Imana ikubwira uko umurimo wahamagariwe gukorera Imana wamera, niho Imana ikubwire ko uko urugo rwawe rwamera, niho Imana iguhera amakuru. Imana itugire neza cyane, haleluya. Uramutse uhuye n'umukozi w'Imana wibera mu cyumba cya mbere cy'akajagari, nta kintu yakumarira. Uramutse uhuye n'uwibera mu cyumba cya kabiri cy'ibiryo muri sitoke, nawe ntacyo yakubwira. Iyo uhuye n'umuntu uturutse mu cyumba cya gatatu, aza kubwira ati umva dore bimeze bitya, impamvu niyi, dore naha bizingiye, ni uku byagenze. Imana idufashe kandi nitugirire neza cyane, haleluya. Imana ishimwe. Hari umunsi umwe, reka ntangwa akagatemo wanyaje gatoya. Hari umunsi umwe iwanjye haje umuntu, haza umudamu. Uyu mudamu yari umudamu w'umuganga, yari umudamu
uzi ubwenge, ubona usobanutse, abantu bita intellectuel. Uyu muntu azi iwanjye yari afite ikibazo cy'uko nta mwana agira, yaramaze imyaka 7 yarabuze urubyaro. Arambwira ati nagerageje ibishoboka byose, arambwira ati n'umutware namuciye inyuma ngira ngo nshakishe ukuntu nabona umwana biranga, none narinje ngo unsengera Imana mu by'ukuri menye impamvu ntabona umwana. Muri ako kanya kubw'imbabazi z'Imana, haleluya, ntabwo ari kubwo gukiranuka kwanjye, ntabwo ari umwuka arambwira ngo uwo mudamu iminsi yose y'ubukumi bwe yayimaze yaragiye muronapo ngo ajya abona uko yisambanira atazabyara. Imana irambwira ngo mumbwire ngo wanze umwana kera, uyu munsi sinzi impamvu mushaka. Irongera ati kandi si ibyo gusa, dore mu kazi ke yakuyemo indege yica abana 4. Mumbwire ngo nari mfite gahunda yo kumuha abana 4 none byahwaniyemo. Imana ishimwe. Ayo makuru ntiwayamenyera mu cyumba cy'akajagari, ntiwayamenyera mu cyumba cya 2, keretse mu cyumba cya 3. Haleluya. Nuko maze kububwira izo nkuru, umudamu yahise amera nk'uhwereye aho azanzamukiye. Arambwira ati mukozi w'Imana, ndagusabye nsabira Imana imbabazi, wenda umwana izamureke. Ndasenga, Imana irambwira ngo mumbwire ngo ubwo yemeye guca bugufa akansaba imbabazi, ndamubabariye kandi muhaye n'abana 2 b'impanga. Uyu munsi yarabyaye. Zamuka mu cyumba cya 3. Ibyakugoye, ibyakuruhije, ibyo waburiye inzira, ibyo waburiye icyerekezo, va mu cyumba cy'ibiryo, va mu cyumba cy'akajagari, uzamuka hejuru. Aho niho Nowa yarari, aho niho yamenyeraga amakuru. Hari umunsi ngo yafashe igisiga aracyohereza ngo kijya kuneka amakuru hanze, arangije kigiye nticyagaruka, ariko ngo aragenda afata inuma hasi arayizamura. Inuma isobanura umwuka wera. Arayibwira ati ngaho genda, arayituma ati genda ujye kureba. Ngo uragenda iratambagira, iragaruka imugarukaho. Haleluya. Umwuka wera iyo turi mu cyumba cya 3 aratunekera akatumenyera ibiriho. Gufata urugo rwawe ugarushyiraho maneko zikunekera abarugendamo n'abagenda ku mutware wawe cyangwa ku mugore wawe, si wo muti. Iyo uri mu cyumba cya 3 umwuka wera arakunekera akakumenyera byose. Haleluya. Akaguha amakuru ngo yanumira agaruka. Nowa arayakira, amenya yuko yabuze aho ihagarara. Hanyuma bukengorongera arayituma, irongera none ngo igaruka izanye ishami ry'umunzenze mu kanwa kayo. Bivuze ngo izanye amakuru. Umwuka wera ajya tuzanira amakuru turi mu cyumba cya 3. Nkwifurije kuzamuka mu cyumba cya 3, nkwifurije gutera intambwe rabi, haleluya, ukajya mu cyumba cya 3, ukava mu cyumba cy'akajagari, ukava mu cyumba cy'ibiryo, ukajya mu cyumba cya 3, aho uzabasha kumvira ibyawe n'urugo rwawe n'akazi kawe n'ubuzima bwawe n'icyerekezo cyawe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana, nsengeye uyu muntu wumvise ijambo ryawe, numushyigikire, umuhe gusobanukirwa ibirenze ibyo mvuze, kandi umwuka wera muhe kubyumva cyane, abisobanukirwe, kandi imbaraga z'Imana zibitere muri we, abashe kumenya uburyo umuntu yimuka akava mu cyumba kimwe akajya mu kindi, akarenga ikindi, akagera mu gikenewe aricyo cya 3. Mu isi y'umwuka hakaba hari ibintu byagiye munsi ye bitakimutwaza igitugu, bitakimuyobora, bitakimutwaza imbaraga, ahubwo ahagaze neza. Ndasenze rero ngo ijambo ryawe rigira imbaraga muri we, umwuka wera mukomeze kandi amuhe kubisobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.